murabizi nimba ari ikintu nkunda haleluya. Haleluya ndayikunda cyane. Haleluya. Haleluya. Nezerewe n'Imana umutima cyane rwose kubona itorero nk'iri ngiri ku munsi wa gatandatu. Ntabwo byari bisanzwe, bamwe natekereza kubera ko ari ku wa gatandatu umuntu ari kuvuga ngo ejo nta nubwo nzakora mu bisa kuko iminsi ibiri yikurikiranye, gasanga atangiye kuzaho nzazanzwitwazo imbere y'Imana. Ariko nshimishijwe n'Imana umutima yuko itorero ingana gutya muri aka kanya ka none muri aha ngaha. Amen. Ikindi kineye gushima Imana, ndashima Imana kubwo abantu tuderutse kubonana, Agaba, Fiona n'abandi Nuzeria ntabwo mwibuka izina, ni benshi tukakubonana, ariko nanone nshimishijwe n'Imana ko tubonanye. Amen. Hanyuma tugiye kwigana amagambo y'Imana meza uyu munsi, cyangwa se njyewe nawe Imana yifuje ko twumvana ndetse tugahugurana kugira ngo twumve icyo Imana idushakaho. Amen. Haleluya. Haleluya. Mu buzima busanzwe iyo umuntu ari kubaka inzu akenera imbaraga. Hari n'amagambo asigaye avugwa muri iki gihe akavuga ngo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Urumva hazamo ikintu imbaraga. Iyo umusaza ashaje nimba yajyaga akora akazi karemereye kubera ko imbaraga ze zagabanyutse, atangira nyine gucika intege, wenda nimba yijaga ni 50 ku munsi agatangira kwinjiza 20 kubera ko imbaraga zagabanyutse. Imbaraga ni ikintu mu buzima busanzwe dukoresha. Nshaka guterura aka gatuti ngo mvaranga ngasari yankoresha imbaraga. Izo ni imbaraga z'umubiri. Amen. No mu buzima busanzwe rero hari imbaraga za Mwuka Wera dukeneye kugira ngo tuve mu ruhande rumwe tugere mu rundi. Amen. Amen. Kugira ngo uve kuri stage imwe cyangwa se uve kuri level imwe ugere ku yindi level, ndavuga mu buryo bw'umwuka, ukeneye imbaraga. Amen. Haleluya. Amen. Vuga ngo uyu munsi tugiye kwiga guhabwa imbaraga, kandi uzihabwe mu izina rya Yesu, kubera ko hari umunsi uyu munsi ryaje. Kadutangire dusoma, ndakoresha Agaba cyane. Tugira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Reka twumve ibyo Yesu Kristo yavuze kuri izo mbaraga. Dukomeze. Heading y'amagambo nakubwiye ngo nuguhabwa imbaraga. Byakozwe no mu gice cya mbere umurongo wa 8. Icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, kandi muzabagabo kukumanya Yerusalemu Yudaya yose, kandi muzaba abagabo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya hose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Umurongo wa 8 none ashaka gonyine. Amaze kuvuga atyo ajya mu ijuru. Amen. Arazamuka. Haleluya. Yesu Kristo abwira abigishwa barangije arabwira ati icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, ndetse n'ikiyongeyeho muzaba abagabo kumpamya i Yudaya ni Samariya ni Yerusalemu hose. Amen. Uyu munsi ntago arimo arabwira barabigishwa be, arimo arabwira njyewe, arimo arabwira weho wicaye aha ngaha. Amen. Icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nakiri iki nabamanukira. Ndashaka kuvuga kuri uwo Mwuka Wera gatoya. Amen. Reka mvuge kuri uwo Mwuka Wera. Amen. Kumanukirwa na Mwuka Wera ntabwo ari uko tuzabona nka kwa kundi indege imanuka ku kibuga cy'indege ikagwa hasi. Ntabwo ari gutyo Mwuka Wera azamanuka. Amen. Mwuka Wera agira ubuturo.
amen. Mwuka wera agira buri kimwe cyose kimutegura kugira ngo uwo mwuka wera abana ahantu ajye. Amen. Uwo mwuka wera rero nitumara kumuhabwa akaza mu mutima wacu akatuyobora tukayoborwa n'uwo mwuka wera, nibwo tuzahabwa izo mbaraga. Ndavuga imbaraga za mwuka wera, ntabwo turi kuvuga imbaraga zo guterura ibishyimbo. Haleluya. Dukeneye mwuka wera ngo atuyobore muri buri kimwe cyose dukora, muri buri kimwe cyose dukora cyangwa se tugendamo cyangwa se icyo dutekereza, mwuka wera akomeze kubana natwe. Haleluya. 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 Ese wakibaza ngo uwo mwuka wera ubundi azamanuka ryari? Cyangwa se ubundi mwuka wera namanuka? Of course tuzahita tubona izo mbaraga. Ese ubundi izo mbaraga tuzazibona ryari? Ni ibiki bisabwa kugira ngo uwo mwuka wera tuwubone? Tujye kujya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 30:15. Reka nsome nta kibazo. Uwiteka Imana uwera wa Isiraheli yavuze ati, nimugaruka mugatuza mugakizwa mwituze no mu byiringiro nimwe muzaherwa imbaraga, ariko mwaranze. Kandi subiremo. Uwiteka Imana uwera wa Isiraheli yavuze ati, nimugaruka mugatuza mugakizwa mwituze no mu byiringiro nimwe muzaherwa imbaraga, ariko mwaranze. Iri jambo rirakomeye. N'umurongo 15 wonyine dusomye. Ngo Uwiteka uwera wa Isiraheli yavuze ati, nimugaruka mugatuza. Icyambere no kugaruka. Kamvuge kuri uko kugaruka. Hagaruka umuntu wagiye gute? Hagaruka umuntu utarigeze kuza. Kugira ngo ugaruke bisaba yuko aho hantu nimuvuze ngo nzagaruka, bivuze yuko aho hantu ugeze kuhagera ariko ntabwo kihari. Bivuze yuko hari indi stage wari uriho ariko aka kanya Imana itakikurebaho. Nimbivuga utumva ko ari rusange, wishireho ubyumve neza, ubikurure usaba Imana umwuka wera gusobanurira. Nimugaruka mugatuza, akatuvuga kuri kugaruka. Ese iyo weho wikoreye evaluation cyangwa se gakora revision ku buzima bwawe, ubona aho wari uri kera ari ukiri, ubona ko aho ukwiriye kuba ari huri, ukeneye kugarukira Imana. Cyo ni ikintu cyambere ukwiriye gukora, ubundi ukagarukira Imana. Hanyuma wamara kugarukira Imana kugira ngo uterete uwo mwuka wera abone yuko koko wagarutse by'ukuri. Numara kugaruka by'ukuri akwishimira, namara kwishimira azabane nawe, akugiramo ubuturo mu mutima wawe, narangiza kugiramo ubuturo aguhereze za mbaraga. Amen. Amen. Dushaka gufata imbaraga cyangwa se ukeneye ushaka kugera kuri stage ya nyuma, ariko stage ya mbere utarayirangiza. Banza ushake kugarukira Uwiteka, ugaruke koko kandi ugarutse. Ibyo wakoraga, nimba hari icyo wumva Imana igushinja mu mutima wawe yuko hari icyo watambikiriye, byashoboka yuko ari ubugira neza, byashoboka yuko kwari ukuvuga ijambo ry'Imana Imana yishimiraga, byashobokaga yuko ari umuririmbyi mwiza, byashoboka yuko ari umwitanzi mwiza avuga ati uyu munsi dufite umuganda ku rusengero ukaba wa mbere, byashoboka yuko ari amasengesho yo ku wa kane ariko muri iki gihe utagikora, cyangwa se Imana isigaye yagusanga ya ntebe yawe wicaragaho yahaza igasanga yicayeho ubusa, irashaka yuko igaruka. Amen. Amen. Icya kabiri yavuze ngo nimugaruka mugatuza, akatuvuga kuri kugatuza. Nimugaruka ni akambere mugatuza. Kugarukira Imana, nimurangiza kugarukira Imana, ntabwo ari kugarukira Imana ngo bize bibe iby'igihe gito. Mugatuza. Umuntu watuje, nyine by'Abanyarwanda bajya bavuga ngo nuwagezeyo. Unaye wumve ko ageze kwa data, uhagira igisasiro. Amen. Amen. Twigeze kubona, njya nkunda gukoresha urugero cyane, irandirimira ndayikunda ndetse n'irankunda ndayikunda, yora mu rwego rumaze imyaka 38 ku kidendezi. Imyaka ni myinshi ariko yaratuje, arahaturiza ku kidendezi, arahaturiza koko. Aravuga ati nyamara ngaha no gutabarwa kwanjye kuri,
arahaturiza, arahaguma, aricara, aratuza, izuba riraza, imvura iragwa, imbeho, byose biraza birahamusanga, ariko arahaturiza. Haleluya. Nimugaruka mugatuza, banza ugarukira Imana, banza ugarukira Imana, ushaka ubwiza bwayo ndetse no gukiranuka kwayo. Nurangiza ugaruke, nurangiza kugaruka wumvishe ko wageze kwa data, nurangiza uhaturize. So washyike umwaka umwe ngo uvuge ngo kubera yuko mbona yuko izuba ryacanye cyangwa se imvura yaguye cyane tukarumbya, reka mbe ngiye gutya. Oya, haturize. Haleluya. Imana iracyakora ndetse izahora inakora tutitaye kuri kirime iyo ariyo yose. Haba imvura iri kugwa, haba izuba riri kuva, Imana ntabwo biyikanga. Haleluya. Amen. Harya ngo turi gushaka ikida Mwuka Wera. Mwuka Wera ntabwo kumubona byoroshye, ndetse Mwuka Wera iyo umubonye nibwo uhabwa imbaraga, kandi ntabwo wahabwa Mwuka Wera utaturije imbere yayo. Ntabwo wahabwa Mwuka Wera utagarukiye Imana ngo maze we uguhereze Mwuka Wera. Mwuka Wera namara kumubona za mbaraga Imana iziduhereza. Gatatu yavuze ngo mugakizwa. Yatangiye avuga ni mugaruka mugatuza ndetse mugakizwa. Kugaruka gusa ntabwo bihagije. Mugatuza muzakizwa. Amen. Kugaruka gusa ntabwo bihagije, ahubwo iyo ugarutse ndetse ugaturiza imbere yayo urakizwa. Amen. Kubera ko iyo ugarutse watura buri kimwe cyose, watura buri kimwe cyose wumva kikubangamiye, kirimo kiratandukanya ubwiza bwawe cyangwa se ubusabane bwawe hagati n'Imana. Iyo ugarukiye Imana rero ukayegera, ukayitereta cyangwa se ukayigira inshuti, ukayigarukira, warangiza ukayiturizaho, ukayigumana nayo. Uzarebe iyo umuntu afite umuntu mu rugo babana, ndavugana n'abantu wenda babana n'abacecuru. Umukecuru iyo mubana mu rugo ukamwitaho, abazi yuko ari wowe uramuzanira amazi, ari wowe uramutekera icyayi, buri kimwe cyose ari wowe urakimukorera. Icyo gihe relationship cyangwa se ubwuzuzanye bwawe nawe buragenda bukaba bwinshi, noneho akakugira nk'inshuti. Hari nubwo abantu benshi, abantu bakigira imitungo, yajyaga gupfa akavuga ati aho kugira nubwo utari umwana wanjye, nubwo uri umukozi, nubwo uri umwana nakuye hano hirya no hino, ariko ndutira umwana wanjye uri i Kigali unyohereza 100,000, yego nibyo nkuramo ndimo ndaguhemba, ariko weho umba hafi. Hari n'ibyo bivuga ngo umba hafi kurusha umwambaro mwambaye. Umba hafi ukanyitaho, ugatuza, ubushuti buragenda bukiyongera, akakwiyegurira ibyo byose. N'Imana ni gutyo dukwiriye kwitereta. Ukwiriye kwitera tukagera kuri extent wumva yuko baramutse bazanye umutsima umwe mu bantu 1000, Imana yahitamo kuwihereza wewe. Amen. Amen. Ukagera kuri extent yo kumva yuko baramutse ugeze mu iduka Imana igiye kugurira irindazi, ugasanga ari irindazi rimwe mujyanye n'abantu 1000, wakumva yuko Imana irarigurira wewe, ukumva yuko ubusabane bwawe n'Imana hari ukuntu kandi urabyumva. Amen. Amen. Haleluya. Kandi ibyo byose nimara kuba tuzakizwa. Gukizwa nta kundi. Gukizwa nta kundi. Paulo navuze ngo iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, abahindutse icyaremwe gishya. Amen. Ntago abakiyoboye ukundi. Icyo gihe ugiye kuyoborwa na Mwuka Wera, kubera ko Mwuka Wera araza agatura muri wewe. Ibintu byose by'ukora Mwuka Wera niwe uyigukoresha. Kandi Mwuka Wera ntago ajyana mu bibi, ahubwo ajyana mu byiza. Haleluya. Haleluya. Nitugarukira Imana mugatuza, mugakizwa, mwituze no mu byiringiro. Ibyiringiro, mwituze no mu byiringiro. Iyo umuntu yiringiye, imvuga kimwe yo kwiringira ni kidasi ukwizera buriya. Iyo umuntu yiringiye aba yizeye, ukizera ati byanze bikunze nubwo iki kigeragezo nkirimo, ariko hari inzira zo gutabarwa. Nubwo uyu munsi mbona nta nzira, ariko ejo bwacya inzira zabonetse. Ukizera yuko nubwo wababura amasegonda 5 Imana igihindura, bajya bavuga ngo na nyuma ya 0 rakora.
amen. Ukizera yuko nta extent Imana ihari itakoreramo imirimo yayo kandi ngo ihimbazwe mu ijuru uko byaba bimeze kose. Nta hantu hakomeye wageze, nta naho uzashyika Imana itakora. Haleluya. Ukizera yuko ibyo ukora byose, ukizera yuko icyo ukora cyose Imana iri mu ruhande rwawe. Amen. Yesaya arangije aravuga ati rimwe ryambabaje, rimwe ribabaje, nako yasoreje arangije aravuga ngo ariko mwaranze. Ese mushimye gukomeza kwanga? Dukomeze tunangire imitima yacu. Ngo Yona Imana yaramutumye iramubwira ati nyamara genda uburire uyu murwa w'Nineve uyubwire ko ugiye kurimbuka. Arangije muri byandi byo twita muri iyi minsi ngo no gufunga umutwe, afunga umutwe, yanga kujyayo. Yanze kujyayo ashaka kwihisha Imana ngo reka nze nshe nko mu cyambu nigire Uganda. Agezeyo ifite nanjye se urahungira he? Ko byose ari Imana yabindemye, nanjye ko ariyo yandemye, voya no nkumve nkubitse. Amen. Uri na kugira ngo nawe uzabe nka Yona, uzemezwe yuko wageze mu kibazo. Ariko twaranze. Mugakomerera mwituze no mu byiringiro, nimo muzaherwa imbaraga. Nitugarukira Imana tugatuza, tuzahabwa gukizwa, ndetse dukomereye mu byiringiro cyangwa se twizeye, nimwo tuzagira iki tuzaherwa imbaraga. Bivuze ngo izo tugendeye kuri rya jambo twasanze mu byakozwe n'umugisha cya 1:8 byatubwiye ngo ariko rero muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nagira iki nabamanukira, ndetse muzabagaho kumpamya i Yudaya hose ni Samariya kugeza ku mpera y'isi hose. Amen. Ndetse hano baratubwiye ngo nibwo tuzahera imbaraga nitubasha guhabwa biriya bintu bingahe? 3 byongereho iki ngiki cyo gukizwa cya 4. Nimwe tuzahabwa imbaraga. Bivuze ngo kugira ngo uhabwe imbaraga ubanza kubona Mwuka Wera. Mwuka Wera akakuyobora mu buzima bwawe. Mwuka Wera yamara kuyobora mu buzima bwawe, yamaze kukuyobora nawe aguhereza imbaraga. Amen. Aguhereza imbaraga zo gutsinda icyakunaniye, aguhereza imbaraga zo kwihanganira. Amen. Kubera yuko umunsi umwe Yesu avuye amasengesho, Satani yaramugerageje, arambwira ati nimbura umwana w'Imana ngo handitswe ngo, hari ijambo rimwe yakoresheje ngo handitswe ngo izakuramira, ngo ngaho simbuka. Amubwira nkuko ahagarara ku itaje kwa Iranini wenda Kigali City Tower, ngo manuka umanuka ugwe hasi, kubera yuko ngo abamarayika bazagutegera ibiganza bakuramira. Amen. Arangije kubera ko yari hari izindi imbaraga yari afite mu mutima we, amusubiza akoresheje ijambo ry'Imana. Amen. Nawe gira ijambo ry'Imana wikira mu mutima, ugira izindi imbaraga, ugire Mwuka Wera wibikira mu mutima, uzabasha kukurinda mu gihe cy'igerageza. Amen. Haleluya. Amen. Arega ibirushya ntabwo bizabura kubaho, ariko nyine wabyitwayemo gute? Amen. Amen. Ese koko murumva dukeneye Mwuka Wera? Murumva dukeneye izindi imbaraga? None urisuzumye ni urubona hari izindi imbaraga utari ufite ukeneye kubona? Uvuga ngo uyu ni umunsi wanjye. Haleluya. Amen. Uyu ni umunsi wawe, ndetse ashobora kuba ari umunsi wanjye cyangwa se wawe mu buryo cyangwa ubundi. Kubera yuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo iyo umuntu umwe wenyine yemeye kugarukira Imana, mu ijuru haba igiterane giteye ubwoba tutigeze tubona. Ubanza kibera muri stade, n'amahoro ntabwo byaba ari byo. Ni stade ikubye nk'amahoro tutazi. Amen. Haba igiterane kubera ko njyewe tuyishime nakiriye agakiza. Haba igiterane kubera yuko Imana inyishimiye, ikumva yuko ibyo nagenderagamo uyu munsi bihindutse, nemeye gukurikira inzira yawe. Amen. Hanyuma rero ibaze noneho urusengero rungana gutya, twese nimba koko tugize iyo intention, tukagira icyo kintu cyo kuvuga ngo reka dukurikire Imana, duhabwe izindi imbaraga, tubanze tubone Mwuka Wera ubundi tubone izindi imbaraga. Ibaze noneho ibiterane birabo. Amen. Haleluya. Ngira gutya. Amen. Hanyuma reka nsoze ariko mbabwira nti Pastor